ubujura bukomeye cyane. Amafaranga yaguzwe imipira ibihumbi 190, siko mwabyanditse, ibihumbi 190 aguzwe imipira inshuro ebyiri. Ubwo muri fagitire y'impimbano banditse ko ari ibihumbi 380. Ubujura. Noneho mwajya kuvuga amagani singaye n'abambwiye ngo uyu Rutayisire yari inkoramutima y'uyu muvugizi wa EBR mu Rwanda shyaka. Urumva ko amakosa afite baragiye barayoroshya ngo bagaragaza ko ngo ari amakosa ngo yakoze atazi. Umuntu kwiba amafaranga ibihumbi 190 nta bumenya bifiteho, yagiye kwishyura ibintu kabiri se afite ikibazo cyo ari uburwayi afite bwo mu mutwe, ari uburwayi afite bwa sirimenage ngo avuge ngo yibagiwe kwishyura amafaranga arongera yishyura bwa kabiri. Guhera ku mwanzuro wa mbere n'ibifaranga byibwe. Ni gute umuyobozi w'umushinga asobanura ko yakoze amakosa ariko akavuga ko aya makosa atarayazi kubera ko nta bumenyi buhagije yari abifiteho? Gute? Gute? Ariko ikintu gitangazamo hano nuko bavuga ngo nyuma yo kumva uko Bwana Rutayisire Jean Claude asobanura amakosa yakoze maze akayemera avuga ko ari amakosa yo mu kazi kuko nta bumenyi buhagije yari abifiteho kandi ko ataragambiriye kunyereza umutungo w'umushinga. Ni gute inyandiko z'umushinga ko zigomba kubikwa kuri biro zijya kubikwa mu rugo rw'umuyobozi? Icyo ni ikintu cya mbere, ni ukugira ngo bajye guhindura izo nyandiko bazihindure uko bashaka, bafata amafaranga agenewe abana, amafaranga agenewe kubagurira ibikoresho bayashyire mu mifuka yabo. Ahantu harimo ibyaha bigomba gukurikiranwa na RIB na Compassion Internationale, nayo igakora ubusesenguzi bwayo ikamanuka hasi kohereza abantu bayo, kuko arumva amafaranga bari gutegeka abantu kuyagarura. Hari n'andi buriya baba baragiye bazenze igitanya. Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro u Rwanda twifuza, ikiganiro kiba buri munsi ndetse tukabagezaho amakuru acukumbuye abavugwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Ayo munsi rero kuri no tariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 2025 tugiye kugaruka ku itorero rya EBR. Ni amakuru rero ashyushye, nubwo twatinze kuyabagezaho, ariko ni amakuru bivugwa ko harimo gucunga umutungo nabi mu mishinga iri torero riterwamo inkunga na Compassion Internationale y'u Rwanda, ubwo ni ishami ry'u Rwanda. Hano imbere yacu dufite inyandiko, turi banze kuyibasobanura hanyuma tugende tusesengura akantu ku kandi. Yego, reka tubabwire ibikubiye muri no nyandiko yo kuwa 23 z'ukwa 7 2025. Imyanzuro y'inyandiko mvugo y'inama yahuje ubuyobozi bw'umushinga wa Zirambi n'ubuyobozi bukuru bwa EBR yo kuwa 23 Nyakanga 2025. Itangira igira iti none kuwa 23 z'ukwa 7 2025 i Kigali ku biro bikuru bya EBR hateraniye inama iyobowe n'umushumba mukuru akaba n'umuvugizi wa EBR Revera mu Rwanda Shyaka Thomas, yahuje ubuyobozi bw'umushinga na komite y'umushinga Zirambi uterwa inkunga na Compassion Internationale n'ubuyobozi bukuru bwa EBR. Union des Églises Baptistes au Rwanda. Ni inama yatangijwe n'isengesho ry'ikaze ryayobowe n'umushumba mukuru wungirije Revera Augustin Ndayishimiye
maze nyuma y'isengesho ryo gushima Imana no kwiragiza ibi biganiro, umushumba mukuru akaba n'umuvugizi wa IEBR yahaye ikaze abitabiriye inama, maze aboneraho no gusobanurira abatumirwa impamvu nyamukuru yabateranije aho, ko ari ibibazo bimaze iminsi bigaragara ku mushinga wa rwa 0445 IEBR Zirambi, hagati y'umuyobozi w'umushinga Bwana Rutayisire Jean Claude n'umucungamutungo w'uwo mushinga Madamu Uwizeyimana Oliva, aho uyu mucungamutungo yagaragaje ko ari amafaranga y'umushinga yakoreshejwe nabi n'umuyobozi w'umushinga mu gihe yari mu kiruhuko, maze akaza kubimenyesha inzego nkuru z'itorero kugira ngo bakurikirane imikoreshereze y'uwo mutungo. Tubibutse ko uyu Rutayisire Jean Claude amakuru atugeraho avuga ko ari inkoramutima ikomeye ya Reverend Murwanashyaka Thomas, uyu muvugizi w'itorero IEBR. Sinzi nimba ariko bikimeze, ariko yahoze ari inkoramutima ye ikomeye. Ibi rero murabizi twagiye tubigarukaho mu nkuru zacu zagiye zibanza, ibintu by'imitungo, kunyereza imitungo, kurya, kugurisha bya hato na hato, ndetse hakazamo n'amakimbirane mu mishinga y'iri torero. Muribuka amakimbirane twigeze kubagezaho mu mushinga uri mu Burasirazuba, ubwo ni mu karere ka Bugesera, ngira ngo ni za Kamabuye, simbyibuka neza, ariko ni muri ako gace. Ubu rero n'uyu munsi rero murumva ko twaje. Hanyuma dukomeje ibivugwa muri iyi nyandiko, ngo nyuma yo kugezwaho raporo y'umukozi ushinzwe gukurikirana imishinga iterwa inkunga na Compassion Internationale Madamu Nkunda Marie Chantal, agaragaza uko yakurikiranye ibyo bibazo n'uburyo abona byakemuka. Nyuma yo kumva ibisobanuro by'umucungamutungo hamwe n'umuyobozi w'umushinga kuri imicungire mibi, nyuma yo kumva ubuyobozi bw'itorero rya Zirambi hamwe n'abahagarariye komite y'umushinga wa Zirambi, nyuma yo kumva uko Bwana Rutayisire Jean Claude asobanura amakosa yakoze maze akayemera, avuga ko ari amakosa yo mu kazi kuko nta bumenyi buhagije yari abifitemo, kandi ko ataragambiriye kunyereza umutungo w'umushinga, bityo akabisabira imbabazi. Ni gute umuyobozi w'umushinga asobanura ko yakoze amakosa ariko akavuga ko aya makosa atarayazi kubera ko nta bumenyi buhagije yari abifiteho? Gute? Gute? Mwe mwamutoye nimwe mufite ikibazo, mwe mwamushyizeho nimwe mufite ikibazo cyo gushyiraho umuyobozi ukora amakosa akavuga ko nta bumenyi yari abifitemo. Cyaba ari ikibazo gikomeye. Reka dukomeze. Abari bitabiriye ibyo biganiro bose bamaze gusesengura uburemere bw'iki kibazo, bafashe imyanzuro ikurikira. Hanzuwe ko umuyobozi w'umushinga Bwana Rutayisire Jean Claude afatanije na komite y'umushinga ko bagomba kugarura amafaranga yose yaguzwe inka angana n'ibihumbi 660, agasubizwa kuri konti y'umushinga, akazishyurwa umucuruzi watanze fagitire paroforoma, akazaba ari utanga iyi nka kandi akaba ari nawe utanga fagitire ya IBM, maze igashyikirizwa umugenerwabikorwa nk'uko byari biteganyijwe. Inama yemeje ko
umuyobozi w'umushinga bwana Rutayisire Jean Claude amafaranga 190 yaguzwe imipira yakoreshejwe muri African Child Day yishyuwe kabiri ko agomba kugarurwa agasubizwa kuri konte y'umushinga. Amafaranga 150 yagombaga guhembwa abarimu 3 ba coaching ariko akanyuzwa kuri konte y'umucuruzi ko yose agomba gusubizwa kuri konte y'umushinga, hanyuma hagakorwa liste de paye hakishyurwa binyuze kuri konte zabo kandi bakishyurirwa imisoro. Hanzuwe ko umwarimu wigisha gukora amasabune agahembwa amafaranga 150 ariko ntakatwe amafaranga y'imisoro kuko ubuyobozi bw'itorero bugomba kubikurikirana bukazamutangira imisoro. Hanzuwe ko bwana Rutayisire Jean Claude agomba gusubiza kuri konti y'umushinga amafaranga angana n'372,600 akubiyemo akubiyemo 267,600 uteranyijeho 105,000 yishyuwe umucuruzi witwa Janvier Nsabumuremyi, maze hagatangwa fagitire proforma ya kampani idafite aho ihuriye n'uyu mucuruzi. Hanzuwe ko amafishi yose ya kontabilite umuyobozi w'umushinga bwana Rutayisire Jean Claude abitse ko agomba kuba yayahaye umucungamutungo w'umushinga kandi akayamuhera mu nama ya komite y'umushinga bitarenze ku itariki ya 28 z'ukwa 7/2025 kugira ngo agenzurwe niba nta yandi makosa yakozwe. Bya bintu ntibyoroshye uko page igenda igera ku yindi iri kwibi bintu biri kugenda bikomera kandi batangiye bavuga ko ari amakosa yoroheje yakozwe n'umuyobozi ngo atarabifitemo ubumenyi. Hanzuwe ko guhera kwa mbere tariki ya 28 z'ukwa 7/2025 abakozi bose bagomba kujya bakorera muri biro zabo kandi bakajya bakora inama ya projet staff maze bakemeranwa akazi bagomba kujya bakora buri cyumweru. Imbonerahamwe y'ibikorwa bya buri munsi bya buri wese igomba kujya ishyikirizwa umuyobozi w'itorero hamwe n'umukozi ushinzwe gukurikirana imishinga iterwa inkunga na Compassion Internationale. Ikindi kandi hanzuwe ko nta mafaranga azongera gusohoka umukozi ushinzwe imishinga atabanje kubigenzura ngo abitangire uburenganzira. Nyuma yo kubona ko amanota y'isuzuma bikorwa yatanzwe ku mezi 3 igeragezwa ry'umuyobozi w'umushinga atararimo ubushishozi n'ubunyangamugayo nk'uko byagaragazwa n'imyanzuro y'inama ya komite y'umushinga yo kuwa 10 z'ukwa 5/2025 bigatuma hafatwa icyemezo cyo kongera igihe cye kigeragezwa kikava ku mezi 3 kikagera ku mezi 6. Hanzuwe ko komite y'umushinga umuyobozi w'itorero rya Zirambi ndetse n'umuyobozi wa paruwase umushinga ukoreramo bafatanya bakongera gukora irindi suzuma bikorwa maze hagatangwa amanota bakurikije uko babona uyu mukozi yashyize mu bikorwa inama yagiriwe mu nama y'isuzuma bikorwa iheruka. Hanzuwe ko abakozi bose bagomba kubana neza mu bwubahane no mu bwumvikane baharanira kuzuza neza inshingano bashinzwe kandi bagakurikiza indangagaciro ziranga abakozi za gikristo.
inama yemeje ko iyi myanzuro igomba kuba yashyizwe mu bikorwa bitarenze kuwa mbere tariki ya 28 z'ukwa karindwi 2025, bitarenze kandi saa 6 z'amanywa, kandi ikorezwa isinyweho n'inzego zose z'umushinga. Iyi nama turi kubabwira yasoje ari saa 8:30. Umuvugizi ashimira abitabiriye inama, abasaba ko gukorera hamwe mu rukundo, abasabira umugisha. Reka tubabwire rero urutonde rw'abari bitabiriye inama. Harimo Revera Rucyahana, ni pasiteri. Nimero ze ntazo tuvuga, reka tuzihorere, si ngombwa tutamuteza abantu. Harimo Twizeyimana Oliva, nawe yari ahari. Mukarosine Irene yari ahari. Rurangirwa Jeremy yari ahari. Rutayisire Jean Claude uyu rekwa nawe yari ahibereye. Wonkunda Marie Chantal nawe yari ahibereye, umukozi ushinzwe imishinga. Hakazamo Pasiteri Ndayishimiye nawe yari ahari. Revera Thomas Murwanashyaka nawe yari ahari. Hakazamo na Pasitoro. Urumva ibi bintu rero by'imishinga yibwa, ifaranga bibibye mwabyumvise ukuntu bingana. Guhera ku mwanzuro wa mbere n'ibifaranga byibwe. Ariko ikintu gitangazamo hano nuko bavuga ngo nyuma yo kumva uko Bwana Rutayisire Jean Claude asobanura amakosa yakoze, maze akayemera avuga ko ari amakosa yo mu kazi kuko nta bumenyi buhagije yari abifiteho, kandi ko ataragambiriye kunyereza umutungo w'umushinga. Ni gute inyandiko z'umushinga ko zigomba kubikwa kuri biro zijya kubikwa mu rugo rw'umuyobozi? Icyo ni ikintu cya mbere, ni ukugira ngo bajye guhindura izo nyandiko, bazihindure uko bashaka, bafata amafaranga agenewe abana, amafaranga agenewe kubagurira ibikoresho, bayashyire mu mifuka yabo. Ngira ngo mwe murabyumva. Hanyuma tugarutse inyuma gato, ngo hanzuwe ko umuyobozi w'umushinga Bwana Rutayisire Jean Claude afatanije na komite y'umushinga ko bagomba kugarura amafaranga yose yaguzwe inka angana n'ibihumbi 660 inka, agasubizwa kuri konti y'umushinga, akazishyurwa umucuruzi watanze fagitire proforma, akazaba ari iwe utanga iyi nka. Kandi harimo n'ibyaha bigomba gukurikiranwa. Harimo n'ibyaha, nimugahishire ahubwo Compassion International n'imanuke irebe ko amafaranga yayo mutayakenyereyeho. Bamanuka ibi bintu bireze. Iyo mubonye imishinga mu madini n'amatorero yanyu mushaka gufata amafaranga agenewe abana mukayijyanira mu bikorwa byanyu, twarabavumbuye. Iyi nama kandi ngo yemeje ko umuyobozi w'umushinga Bwana Rutayisire Jean Claude ng'amafaranga 190 yaguzwe imipira yakoreshejwe muri African Child yishyuwe kabiri. Ubujura bukomeye cyane. Amafaranga yaguzwe imipira 190, siko mwabyanditse, 190. Aguzwe imipira inshuro ebyiri. Ubwo muri fagitire y'impimbano banditse ko ari 380. Ubujura. Noneho mwajya kuvuga amagani singaye n'abambwiye ngo uyu Rutayisire yari inkoramutima y'uyu muvugizi wa EBR mu Rwanashyaka. Urumva ko amakosa afite baragiye barayoroshya, ngo bagaragaza ko ngo ari amakosa ngo yakoze atazi. Umuntu
kwiba amafaranga 190 nta bumenya bifiteho. Yagiye kwishyura ibintu kabiri se afite ikibazo cyo ari uburwayi afite bwo mu mutwe, ari uburwayi afite bwa sirimenage ngo avuge ngo yibagiwe kwishyura amafaranga arongera yishyura bwa kabiri. Amafaranga ya compassion murimo murayarya mufatanyije, mwarangiza mukajya guhimba izo nyandiko mubeshya ngo nagende yishyure, ngo nagenda yagarure, mubeshya abakristo. Ngo amafaranga 150 yagombaga guhembwa abarimu 3 ba coaching, ariko akanyuzwa kuri konti y'umucuruzi ko yose agomba gusubizwa kuri konti y'umushinga, hanyuma agakorwa liste de paye bakishyurwa binyuze kuri konti zabo. Ngaho nyumvira amafaranga karaya abarimu bagombaga kwishyurwa coaching akanyuzwa kuri konti zabo, ajya kunyuzwa kuri konti y'umucuruzi gute kandi mu bisobanure. Ubwo si uburiganya, so gukwepa imisoro. Rwanda Revenue ubu ngubu bimenye mwayikizwa n'iki? Buri mukozi agomba gusorera umushahara we, none mwe mugiye kuyanyuza kuri konti y'umucuruzi. Ikindi cya kabiri, ntituzi nimba yaranyujijwe kuri konti y'uwo mucuruzi ngo abagereho ko angana atyo. Mbega ubuyobozi bwa Murwanashyaka n'itsinda rye. Narumiwe. Amakuru ashyushye rero ubu nuko noneho ubu twari twarashyizemo ikiruhuko no kutabona umwanya uhagije wo gusesengura no kuvuga kimwe mu bibera muri Yebel, ariko ubu twaje ubujura, ubusambo, kwigiza nkana biri muri Yebel biravuza ubuhuha. Biravuza ubuhuha ngo hananzuwe ko Bwana Rutayisire Jean Claude agomba gusubiza kuri konti y'umushinga amafaranga angana n'ibihumbi 372,700 akubiyemo ibihumbi 267,600 uteranyijeho n'ibihumbi 105 yishyuwe umucuruzi witwa Janvier Nsabumuremyi, maze hagatangwa fagitire proforma ya kampani idafite aho ihuriye n'uyu mucuruzi. Muranyumvira ubujura gufagitire proforma idafite aho ihuriye. Inyandiko mpimbano yishyuwe umucuruzi witwa Janvier Nsabumuremyi, maze hatangwa fagitire proforma ya kampani idafite aho ihuriye n'uyu mucuruzi. Ahantu harimo ibyaha bigomba gukurikiranwa na RIB, na Compassion International nayo igakora ubusesenguzi bwayo, ikamanuka hasi kohereza abantu bayo, kuko arumva amafaranga bari gutegeka abantu kuyagarura. Hari n'andi buri baba baragiye bazenze igitanya. Urumva n'amafaranga menshi nyabona, ni menshi. Rutayisire Jean Claude n'uwo kwitonderwa, afite byinshi aziranyeho n'uyu Revera Murwanashyaka Thomas. Abakristo bamwe babimbwiye nibyo kwitonderwa. Hanyuma rero tunababwira ko uyu munsi uyu Revera Murwanashyaka Thomas ngo ari butange n'uwo pasitoro ngo ku nkoramutima ze. Ayo ni amakuru tuba tugenda duhabwa na bamwe mu bakristo, ariko abakristo tuba tuvuga si abakristo boroheje, abakristo bo hejuru bamwe baba bafite n'ibyo bakora mu itorero hejuru mu bushorishori, batishimiye imiyoborere bari kubona. Hanyuma reka mbe mpiniye aha, ibiganiro byo birakomeje.
tuzasubira ingingo ku yindi nimara kwegeranya amakuru y'uyu mugabo Rutayisire. Rutayisire